wamenyekanye nka Exa Bruce Melody. Ese ni cyo kintu utajya umwibagirwaho yaba yaragukorera gukavuga ati wow uyu muhungu niwe wa mbere rwose? Ikintu ntajya nibagirwa kuri we yarazi gutanga care. Yazi gutanga care byatari. Ikindi kintu nkunda cye nakundaga kesi. Nyuma se yagera mu buriri Bruce Melody mu buriri Bruce Melody nararenze ubundi defaye nuko gusa akunda kuba ajya kure cyane bitewe nuko abaga ari mu kazi nyine nizo mpamvu yampaga. Mu rwego rwo mu buriri uriyizera? Sha mu buriri rwose ndizeye pe ndizeye numva ko nta mpamvu yatuma umuhungu ajya kunca inyuma. Ariko abahungu bashimishwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Hari ukunda ngo umukobwa ngo woroshye, abandi ngo umugwa ngo ufite amazi, ibintu nk'ibyo nyine. Muri ibyo byose se we nicyo ufite? Shangewe byose ndabifite. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uriyizeye? Yes, ndizeye pe. Nk'akahe kantu se yagukoreraga ukavuga ati uyu muhungu ndahombye? Nyine nkuko nabikubwiye nakundaga kisi ye. Yarazi kunshimisha uko mbishaka uko bikwiye just no byakazi kose byose bundi yarabizi. Ni ukuvuga ngo akazi kose yararenze? Yararenze. Uraza kutubyinira kuri ya ndababyinira nta kibazo ndababyinira. Twongera kubashimira cyane ko bimwe mwese mwakoze subscribe ndetse nawe utarayikora iki nicyo gihe ngo subscribe ujye ubasha kubona ibiganiro byiza tukugezaho. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kuri kamera ugiye kutuganiza kuri byinshi wamenyekanye nka Exa Bruce Melody. Tugaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko uradufasha umanure agapfukamunwa kugira ngo babashe kubona ko ari wa Exa Bruce Melody. Yes, ndagakuyeho. Amazina yanyu mwadufasha mu kongera ko twibwira? Yes, nitwa Areruya Beura. Ndi umuhanzikazi nyarwanda. Ukaba waramenyekanye nka Exa Bruce Melody? Yes, ni ex wanjye. Bruce Melody next wawe? Yes, twarakondanye. Byaje kugenda bite se? Byararangiye nyine nkuko uzi ibintu birangira abantu bagatandukana arakomeza ubuzima bwe nanjye ndakomeza. Ariko buriya ari impamvu ituma abantu batandukana sinzi uko byaba byaragenze kugira ngo mutandukane. Ntabwo buri kintu bapfa twapfa impamvu zose zitarenze nyine turabireka duhitamo gutandukana. Uri umuhanzikazi? Yes, ndi umuhanzikazi. Waturirimbira gato yase ku ndirimbo yawe ku buryo n'abakunzi b'Agasaro TV babasha kumenya iyo ndirimbo yari? I wanna you leave me alone. Oh, cause I don't know why always make me cry. Oh, I just wanna you get away from me. Cause you hurt to my heart. I just wanna you get away from me. Cause you hurt to my heart. Yes, enough. Ya ni indirimbo nari natwawe, ni indirimbo nziza ariko nkurikije cyangwa ngenekereje message irimo ni indirimbo y'agahinda. Iyi ndirimbo ushobora kuba ari imbyaro umuntu nakwitura? Yes, nayanditse nyitura ex wanjye. Ariko atari Bruce Melody n'undi mu ex. Umex wawe se ku buryo muririmba ayo magambo kwiteka aho hora tumurira byaba byaragenze gute? Yarambabaje cyane tumaranye imyaka 2. Yes, arambabaza mitamo kuba namureka mwandikira ndirimbo mureka just. Ni nk'icyo kintu se baragukoreye ku buryo byatumye ugeza no bamwandikira indirimbo? Ikintu mundi kimbabaza cyane mu rukundo nanga umuhungu nci inyuma. Yakunda bakunshi inyuma rero ndamukatira da. Wabarigeze kumufata se? Yes, naramufashe. Ukimufata se byari byagenze bite? Ijambo wamubwiye aho ngaho mbese reaction yako kanya byagenze bite? Icyo gihe ntago nabona ikintu mvuga nta kintu nafite cyo kuvuga just nabibonye nyine ndababara gusa kuko ibintu nayisanzwe n'ubundi numva ndagenda ndamwihorera nta kintu nafite cyo kumubwira. Yes, gusa nyuma ansaba imbabazi nibwo nabwiye ko bitashoboka mwandikira n'indirimbo nanditse kera kuko ariyo ya mbere nanditse rero nayifite n'ubundi nzozi z'uko nzaba umuhanzi ariko kuko ariyo ya mbere nanditse byatumye nanayikunda nayo nahereyeho. Yes.
ese wamufashe aryamanye n'umukobwa mu buriri cyangwa wabafashe gutyo gusa bagenda? nafashe baryamanye. N'amaso yawe urabyiboneye? Yes, narabyiboneye baryamanye. Ijambo rya mbere se wabashe kumubwira ako kanya ukibibona ni irihe? ntacyo navuze, gusa we narinjiye arambona tu, kumbona byari bihagije. Nawe yarankundaga, niyo mpamvu byaramubabaje cyane kuba natandukanye nawe, ariko nagombaga gutandukana nawe. Nta kintu ngeze mubwira ngo naragiye ndamwihorera. Uwo mukobwa se we byagenze bite? Nta kindi kintu nyuma wavugaye n'uwo mukobwa? Oya, umukobwa nta nubwo nari muzi. Nta kintu ngeze mvugana nawe. Cyane tujya twumva mu nkundo ko habamo intambara z'urukundo, ati nafatanye umuhungu dukundana cyangwa se boyfriend cyangwa girlfriend dukundana nca inyuma, ariko byagize ingaruka kuri uwo mundi bari kumwe. Uwo mukobwa wowe byaba byaragenze gute? Uwo mukobwa urabona n'ubundi ndetse n'uwo mukobwa asanga aryama n'andi benshi ntarinzi. Umukobwa nta kintu y'umubaze, ntaki, gusa ibyo nayo ko icyo gihe harashize igihe kinini mbyumva kanshi inyuma, ikindi nabyibonera byari bihagije. Mbere bundi banyerekaga n'amafoto agiye atandukanye, uwo ngo nawe namubonye mbone n'ubwa mbere wese nari nsanzwe nanamuzi, gusa ntabwo nabitinzeho nabyore mpitamo gufata umwanzuro wo kumureka. Yes. Tujya twumva ko akenshi kugira ngo buriya umuhungu aguca inyuma haba hari impamvu nyinshi zabiteye. Ese yaba atari we ntandaro kugira ngo uwo muhungu ajye kuguca inyuma? Oya, nyine urumva umuhungu kuguca inyuma kenshi ari igihe utamuha time, cyangwa se nyine ntumunyure, akumva nyine ntabwo bivamo akaba yakureka. Ariko nkurikije imyaka twari tumaranye nari munyuze, iyo nza kuba ntamunyuze baragiye kera. Ahubwo ni kwa kundi muri kamere yari afite iyo defo yo gukunda abakobwa, kumva ko twabona uyu munsi aje akajya ku wundi, ariko n'ubundi akangarukaho akongera akagenda. Yes, yarankundaga, ariko njye nafashe umwanzuro wo kumureka burundu. Ni ukuvuga ngo wowe wakoze ibishoboka byose, ari uwo mwanya ari ibyo byose byamunyuragura bikora, ariko aranga aragenda. Yes, namuhaga umwanya kabisa, kandi nabizi ko nanjye nari meze neza, nabamva ari gutuma ajya kunca inyuma. Ubwo rero kunca inyuma ni kamere yari yifitiye muri we, kamere yari yifitiye muri we rwose, ntacyo ntakoraga. None se Beura ni ikihe kintu cyamwemezaga ko wowe nka Beura utamucaga inyuma? Ikintu cyamwerekaga ko namuca inyuma yari abizi ko ntamuca inyuma, kuko nahoraga mukeneye, nahoraga mukumbuye, nahoraga mushaka, nyine kuko ari wenyine nakundaga, nari mfite umarirungu nshimisha byose, mbese niwe nyine nta wundi yari abizi ko ntamuca inyuma. Ese ni ikihe kintu utajya umwibagirwaho yaba yaragukorera ukavuga ati wawe uyu muhungu niwe wa mbere rwose? Ikintu ntajya nibagirwa kuri we, yari azi gutanga care. Yazi gutanga care byatari. Ikindi kintu nkunda cye, nakundaga kesi. Yarazi gutanga kesi neza, nyine nawe njya mbikumbura, ariko ntago nakongera gukundana nawe. Nyuma se yo kugira ngo agaruka kubwira ati Beura mbabarira ntago nzongera kuguca inyuma, ntiwavuze ati mpombye ibintu byiza, ni ikihe kintu cyatuma ntamubabarira kugira ngo uyu muhungu ndeke kumutakaza? Yes, nahombye ibintu byinshi byiza nakundaga, ariko nagombaga kumurika, kubera ko ntago bwari ubwa mbere nsabye imbabazi. Yes, byari inshuro nyinshi. Navuga utenete nzongera mbona undi, ndamureka aragenda. Ni ikihe kintu se nibura kuri wowe wumva wamukoreraga ukavuga ati ahangaha ho nubwo yagiye akagenda akajya kunca inyuma, ariko iki kintu ndabizi ko nanjye mwemeza? Urebye nanjye nari nzi urukundo, nari nzi kumakinga love, nari nzi ikintu cyose wakorera umuhungu mukundana akishima. So navuga ko nari nzi gukora urukundo. Mu magambo meze tuvuze gukora urukundo, mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga mu rwego rwo mu buriri. Mu rwego rwo mu buriri uriyizera? Sha, mu buriri rwose ndizeye pe. Ndizeye, numva ko nta mpamvu yatuma umuhungu ajya kunca inyuma. Ni ukuvuga ngo ese ni nk'akaye gashya tuvungurireho n'abakunzi ba Gasaro TV, n'uwumva rwose icyo kintu agifite azashaka uyu mukobwa, ni nk'akaye kantu ukorera umuhungu kumva ko umuhungu atagomba kugenda? Ni byinshi kuko ndakeka abahungu bashimishwa n'ibintu bitandukanye, sinzi, ariko abahungu bashimishwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Hari ukunda ngo umukobwa ngo woroshye, abandi ngo umukobwa ngo ufite amazi, ibintu nk'ibyo nyine. Muri ibyo byose se wowe nicyo ufite? Shange byose ndabifite. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uriyizeye? Yes, ndizeye pe. Kuba rero yaragiye, mbese nawe wumva yuko yarahombye?
yarahombye nawe arabizi kuko kugeza n'ubu ngubu ajya anyuzamo tujya tuvugana kambwira uti ubu twazasubiranye kuko byibuze yumvaga ko nazamubera umugore ariko ingeso yari afite ntabwo nakizera ko zagiye burundu kuko n'undisi rimwe kabiri n'abamubabariye nahisemo kumureka burundu nawe yarahombye. ese Beora tugire gutya uwo muhungu aragarutse atazanwe n'urukundo kuje yarakubwiye ati nje kugusura nk'umuntu mwakunda ibyo byose ntiwamwimaka ari biwawe bibaye ngombwa akagera iwawe akashaka kugusubiza muri bya bihe mwahozemo wabyitwaramo gute? ntabwo byashoboka kuko gusa duhuye nshaka kuba nakongera wenda nkumva ndamwishimiye mu gihe turi kumwe nkumva arankura ariko ntabwo byagira cyane kuko ntabwo byamvamo ukuntu yambabaje. uramutse se ubonye ibimenyetso by'uko yahindutse kuko urumva ari we hari byinshi akwibikiraho ari we hari byinshi umwibikiraho ukabona ibimenyetso ko yahindutse umuhungu ntabwo mwasubiramo? Yarahindutse mbonye ibimenyetso neza pe ko yahindutse namwemera nakongera twasubirana ariko ntashobora kuba yarakwemezaga. yaranyemezaga nk'akahe kantu se yagukoreraga ukavuga ati uyu muhungu ndahombye? nyine nk'uko nabikubwiye nakundaga kisi ye yarazi kunshimisha uko mbishaka uko bikwiye just ibintu by'akazi kose byose ubundi yarabizi. ni ukuvuga ngo akazi kose yararenze. yararenze ariko nawe wamenye iby'urukundo wenda nyuma kabaye muzasubirana nabwo tuzabimenya yewe tunabatumire mutubwire amakuru yo ko mwasubiranye. yes ndisubirana nzababwira cyangwa nimbona n'undi mushyashya nzababwira ko ubundi singo. none se Beora ni nk'ikihe kintu cyatuma umuhungu akakanyaza akaba yakwaka urukundo ukaba wamukunda? ni nk'ize kiriteri ugendera? ikintu ngendera kuba namukunda ikintu cya mbere just nkimubona ni discipline agomba kuba afite kandi agomba kuba ari fit ukuntu yazi kwambara neza yubaha ibyo ngibyo bihagije undi nagenda mbireba nyuma. numvishije uvuga uti ngiye nkunda umuhungu ukora akazi kose ariko se aramutse aje ibyo byose abyujuje ari umuntu wubaha ufite iyo mico myiza byose ariko nanone kuri icyo kibazo atarenze nk'uko wowe ubyifuza cyangwa kuvuga ati ngiye ex wanjye yararenze umugeranyije na ex wawe ibyo byagenda biti? aje atabizi se atabizi rero sinzi tu banza namureka. ni ukuvuga ngo wowe nta kuntu se ko wambwiye ko mu buriri urenze nta kuntu wamwigisha? nabyo birashoboka nkaba namwigisha uko nshaka nkaba namubwira uti nyine Jesse bigenze gutya bimwigishije akabishobora it's fine ariko bimunaniye n'ubundi ese ubwo rukundo rutarimo ibyishimo. ni ukuvuga ngo urukundo rwawe rwa mbere ni mu buriri? ntabwo ari mu buriri nawe agomba kuba nyine mbere yo mu buriri agomba kuza ari mwiza asa neza yambara neza afite ibyo byose. twikomereze nkwibariza nti uravuze uti agomba kuba ari mwiza. ese umuhungu mwiza kuri Beora akombye kuba ameze gute? agomba kuba sinzi ariko agomba kuba nyine agaragara neza maybe ashobora kuba ari igikara cyangwa ari inzobe ariko agomba kuba ari muremure ntabwo agomba kuba ari mugufi cyane. ikindi nyine afite n'akazi afite n'amafaranga byose tubiragendana. aramutse se ari nk'uwo mu kindi gihugu runaka cyangwa atari umunyarwanda wamwemera? yes namwemera. ubwo abakunzi bacu barumva ko uno mukobwa ari single ariko ari searching. yes uramutse ubonye umusore ufite ibyo bintu uwo musore wamwemera? namwemera ariko kondisiyo ke mu buriri agomba kuba azi icyo gukora. agomba kuba nabizi ariko datanabizi namwigisha. nyuma y'uwo musore se kugeza izi saha nta wundi musore mwigeze mukundana? ntawe. ni uko wamubuze se cyangwa no kubenga? ntago mbenga ahubwo hari igihe baza nkabona ntibivamo. ntago bahuje n'ibyo ushaka? akaza nkabona wenda ashaka kuba yujuje ibyo byose ajya discipline ariko atari na mwiza ukuntu bigaragara physically agomba kuba ari mwiza ku buryo nkurura nyine. twikomereje hafi aho ngaho se umugabo wumva uzashaka mu nzozi zawe wumva ari umugabo ugomba kuba ameze gute? umugabo nzashaka sinzi ariko nifuza ko yazaba nyine ari umugabo ufite amafaranga unyubaha. yes
iyo bavuze amafaranga aratandukanye uba wumva ari nk'umugabo wawe ufite amafaranga angahe nibura kugira ngo umwemere? Amafaranga sinamenya umubare ariko byibuze iyo ubona urya saa sita nijoro utaburara wambara neza wisiga amavuta meza nyine ibyo bihagije. Ya mbehura tugiye hari ukuntu ushobora kuba ufite inshuti. Nabonye hari inshuti yawe muri telefone muvugana utubanga twinshi nkurikije uko mwavuganaga, iyo nshuti yawe ikaba yaguhemukira ikaba yagutwara nk'uwosheri wawe ukamenya ko nyuma ari wagiye, uwo mukobwa byagenda bite hagati yawe nawe? Uwo mukobwa se ntacyo namutwara kubera ko kitabuze mu rutoki n'amakoma, abahungu barahari, abagabo barahari, ntacyo namugira yamutwara nazabona undi. Abagabo barahari ariko bose ntabwo ariko bakora nk'uko ubyifuza, nk'ubwo urumva hari abo mwakundanye ariko hari uwakwemeje muri abo bose. Yes. Ariko nanone ntacyo nagira uwo mukobwa, ni inshuti yanjye wenda ubwo naramukunze gusa nahita mbona ko atari inshuti magara, ko ntabwo numva ko inshuti magara yantwara umugabo. Tukiri aho ngaho se mu bahanzi nyarwanda ubundi ni uwuhe muhanzi ushobora kuvuga ati uno muhanzi nibura aramutse aje iyi saha nibura akansaba urukundo cyangwa tukaba twagera ku yindi ngingo runaka uyu muhanzi namwemerera? Ni benshi ni benshi ariko wenda urugero ndavugamo nk'abangahe se, wenda Bruce Melody, The Ben. Hagati ya Bruce Melody se, kuko Bruce Melody simara kuko deja ni umuntu mwakunda ibyo byo byose ako kazi uzi ko akazi cyata kazi. Ndabizi. Rero nimbuza ako kazi ibyo ari byo byose ari Bruce Melody na The Ben batugereranyirize, kuko The Ben urumva ni mwakundanye ariko iyi saha Bruce Melody aramutse agarutse akubwira ati dusubire mu rukundo wabyitwaramo gute? Nabyemera. Bruce Melody regararenze ni n'umuhanga aririmba neza, mbese ntari birya. Kuki se wemeye kumurekura? Mpamvu nemeye kumurekura ari nkijagaraye nyine ntaramenya nari nkijagaraye. Ni ukuvuga ngo niwe wamukatiye? Oya ntabwo namukatiye, just twashidutse byarangiye. Nta numwe se wabwiye undi ati ibi bintu tubihagarike cyangwa tubivemo, gusa mwabibonye gutyo gusa? Yes, byarirangije nyine cyane ko ndi buteretwa n'uwo ngo wundi twaderutse gutandukana. Ari we nyine uri kunjyana muri mode neza y'urukundo, bituma nyine byenda bimvamo gutyo, ariko ntabwo twakatiranye Bruce Melody, byarirangije. Ese kugeza iyi saha umaze gukundana n'abasore bangaye? Sinzi tu, ni benshi. Ni benshi ariko se umubare ntabwo waba wibuka cyangwa ari benshi cyane ku buryo utabasha kubarondora? Wenda mbyitaho namenye umubare ariko ntabwo nabara se wapi. Ni ukuvuga ngo uramutse ubaze barenga 200. Ntabwo wagira ngo ariko ni benshi. Ni benshi ariko ntabwo ari cyane. Noneho icyo nshaka iyi saha rero mfasha ungereranyize Bruce Melody n'uwo muhungu, umuntu wavuga ati uyu yararenze. Nuri ex wanjye sorenze nindera ariko nuriya mu ex nuriya mu ex wanjye no yarurenze cyane. Kuvuga rero ngo Bruce Melody ntiyakwemezaga? Oya nawe yarabizi kandi nawe yarabizi ariko kame muri yawe werarenze. Ntago ndabona undi umurenze cyane ko naragenda no gukundana n'undi muhungu. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody umujyanyije no mu ex wawe ni urenze. Bruce Melody rero ubwo tuvuge ntiyajyaga gushimisha kuko urumva niwe wacitse Bruce Melody ukagenda kuri uwo muhungu, ni ukuvuga ko hari ikintu utabonaga kwa Bruce Melody. Bruce Melody mpamvu rega nawe yabaga ari busy cyane yitaye mu muziki, ngabo ngo wundi rombonaje wana maki yabyata yanyitayeho buri munsi nsohokana mba ndabyiye kabiri. Bruce Melody se we ntiyagusohokanaga? Yes, narabikoraga ariko we yabaga yitaye mu byo muziki cyane, yahoraga ari mu kazi ntabwo yapfaga kuboneka cyane. Hanyuma se yagera mu buriri? Bruce Melody mu buriri Bruce Melody nararenze. Ubundi defaye nuko gusa akunda kuba ajya kure cyane, bitewe nuko yabaga ari mu kazi nyine, nizo mpamvu yampaga. Nibura se mwabonanaga nka kangahe mu kwezi tugereranyirije? Mu kwezi ni kenshi mu kwezi wenda nka rimwe mu cyumweru. Gusa urumva ari gutatagiraga koko, ubwo ni ukuvuga rero mu ex wawe byari nka 4 mu cyumweru? Oya mu ex we nta nubwo ntabwo akunda guhura cyane, ahubwo wenda nuko twakunda guhora turi kumwe, twatembereye, twasohotse,
Yes. bagize gutya rero baratwemereye ngo dusohoke. Ugisohoka bwa mbere ni hantu wahise ujya? Ngisohoka sha nahise njya koga, narasohotse njya kubyina, nibyo nari nkumbuye byatari. Muri ibyo ngibyo ko ndumva bitemewe. Hajya ntabwo byemewe. Nabyibagiwe. Ya mu mabwiriza twahawe ntabwo ibyo ngibyo byo birimo, ndumva utubari kujya koga ntabwo biremeza. Ntabwo barabifungura ndibutsa ariko kameme nari nabyibagiwe. Ya Beu, ndagira ngo umbwire ikintu utazibagirwa kuri Bruce Melody no kuri ex wawe. Ikintu ntazibagirwa ku mu ex wanjye, urumva we yaranshimishaga cyane kameme kurusha Bruce Melody, kandi we urebye ku byerekeye n'akazi kose yarazi kunyaza byatari, mbese yarabizi pe cyane. Bruce Melody nawe cyakoze nawe yarageragezaga, nuko yabaga yihuta nyine. Yabaga yihuta nyine tu. Ni ukuvuga ngo we atunga agahita ava. Yararasaga ariko ex wanjye wundi uriya we yaritondaga nyine, yabaga azi ibyarimo, nimba ari gushimisha umugore just ukamuha umwanya, yarabizi kabisa. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu na n'isaha atajya kuva mu bitekerezo. Yes, ntago sinzi nimba nzabona undi umunyibagiza ariko azanaza. Mbere yaho se abo bandi bose nta wagiraga icyo akumarira kurenza mu ex wawe nibura? Nabo bari babizi, ariko nye twaratandukanaga, ariko urumva bose abona babibagiwe, just ni bukode yerukana, ni kera ntabwo nari nkibibuka, ndi bukode yerukana gusa tu. Ni irihe jambo aka kanya wabasha kubwira ex wawe niwe ari gukurikira kuri Gasaro TV? Ex wanjye nawe musimbura. Njya mukumbura, ndanamukumbuye. Yes, I miss you so much. Nimba uri kunyumva ndagukumbuye. Nifuza ko anytime twazongera tugahura tukibutsa ibihe byacu, nubwo ntazi igihe, sinzi ko bizaba byagenze ariko ndabyifuza. Ni irihe jambo aka kanya wabasha kubwira Bruce Melody? Bruce Melody icyo namubwira nawe njya mukumbura kuko atera story byatari, araburaga, ntabwo apfa guhita umurambirwa. Ikindi kandi arananyinspira tugiye mu by'umuziki, nyine bundi ndamukunda cyane ku by'umuziki kabisa. Niwe muhanzi w'umunyarwanda pe unyemeza. Ni ukuvuga ngo mu kuririmba nanakomejeho kuri icyo kintu uvuze, ese mu kuririmba ubundi mu Rwanda ni nk'uhe muhanzi ukwinspira cyangwa umuhanzi wemera? Ni Bruce Melody. Mu bagabo cyangwa mu basore ni Bruce Melody, mu bakobwa ni Marina. Ni iyihe ndirimbo ya Marina waba ukunda uturirimbiraho gato, niya Bruce Melody waba ukunda uturirimbiraho gato? Ndirimbo ya Marina sonaririmba ihera Logout. Naguhaye urukundo ndakuyobe se maze umfata nabi, ubu icyemezo cyafashwe hoya ntubifate nabi, nakoze logout, nakoze logout. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo impamvu ariyo ihise yihuta ni nk'iho ariyo utuye wa ex wawe? Nayo niyo ndi mu ex wanjye kuko nawe namukoreye alone, urumva nyine byose ni kimwe. Ni nk'iyihe ndirimbo Bruce Melody nawe watunyurizaho gatoya wabashije gukunda mu bihe mwari kumwe? Indirimbo ya Bruce Melody nakunze, indirimbo ya Bruce Melody sikari nyinshi. Indirimbo ya Bruce Melody nakunze, nkunda ndakwanga ndayikunda. Wayikundaga muri kumwe cyangwa uyikunze ubu ngubu mutandukanye? Oya, n'undi nayikunze dutangiye gutandukana. Iriya ndirimbo ni nziza. Ubu se muri aka kanya niwe kureba kuri kamera za Gasaro TV, ni nk'iyo ndirimbo wamuririmbira mu ndirimbo ze? N'undi naririmba ndakwanga. Jesus. Ni ukuvuga ngo rero kuva mwaratandukanye uramwanga, ngaho turirimbire. Ntabwo mwanga ariko nkunda ka gace ngo nta na kimwe nkwishyuza nawe nta na kimwe unyishyuza, ndakunda byatari. Ni ukuvuga ngo iyi saha ari Bruce Melody ntacyo akwishyuza nawe ntacyo umwishyuza? No, ntacyo kabisa. Niba ari kuri kamera za Gasaro TV bwarabyumva rero ko umukunzi Beura nta kintu na kimwe amwishyuza. Ese Beura ni nk'ikihe gice cyo kumuriwe atindaho nk'iyo ari kwisiga? Igice cyanjye nkunda ku mubiri, nkunda ikibuno tu. Nkunda ikibuno ahangaha nyine.
ese iyo wambaye neza wumva wambaye gute? iyo nambaye neza nkunda kwambara wenda agakora kola tu nkunda kuyambara nta suvi irimo mo imbere ndabikunda. Muri make numva ngo abakobwa b'i Kigali abenshi bambara amakora ariko ntibashyiramo amakariso, ni ukubera ihe mpamvu? Yose ntabwo ari amakora gusa, ni imyenda yose, nta amakariso urebye arabangama, nk'iyo ari izuba wumva igutwika pe. Ariko iyo utayambaye wumva umeze neza. Gusa wajya gusura umusheri wawe cyangwa umu ex wawe nta kariso wambaye? Ego cyane, ntabwo njya nyambara kabisa. Iyo wageraga yakubwiraga ngo iki? Nawe yarabikundaga kuko ese ubundi aba ari iziki? Ntacyo. Wumva se bitakubangamiye? Aya ndabikunda cyane, ntabwo bimbangamira. Bituma nyine numva n'amataye akura neza, nyine ntakiyatangira. Yes. Batubwiye ko sheri wawe yishimiraga yajya kumusa utambaye ikariso, bishatse kuvuga iki? Njya kumusa ntambaye ikariso, rumva kenshi nta nubwo rega bitinda, ntabwo bitinda nyine nimba ari ukuguhobera itaguterura nyine byose, kuko akenshi wasangaga iyo nabaga ngiye gusura umusheri wanjye nabaga nambaye akajipo kagufiya keza kanyegereye cyangwa se agakanzu, hari ukuntu nyine itaguterura nyine urumva akajipo wenda kaba kazamuka ukabona ni ibintu biri sexy byiza tu. Ese ni kubera iki uyu munsi wahisemo kuza gukora ikiganiro wambaye gutya? Utungutu natwo ari kubona ko turoroshye, ntabwo ari ibintu bimpambiriye, ntacyo dutwaye natwo, nubwo nkunda amakora ariko n'utungutu ndadukunda ariko turi sexy ukuntu. Ndabona wambaye ibintu biri sexy, ariko se n'ubu twicaranye nta kariso wambaye? No, kariso y'ikisi nta kariso irimo. Ibi nibyo byiza bituma umuntu yumva ahumetse, utuntu tworoshye nk'utu, n'undi nta muntu uba urajya kukureba, ntabwo akurunguruka, nta kariso ntabwo ujya nyambara kabisa. Urugero nk'iyo wambaye ijipo se cyangwa ikanzu nabwo ugenda uko nguko? Nayo njya nambara, ngenda gutyo, kandi niyo banakubona ntacyo babona badasanzwe bazi, barabizi uko umuntu ateye, umukobwa ateye, nta gishya, ntabwo nkunda kuyambara pe, mbarumva n'undi ni ibisanzwe, barabizi. Ese Beura azi kubyina? Ndabizi ariko ntabwo ari cyane, ariko ndagerageza gatoya, wenda nko gushekinga nibyo mbasha kugira, ariko amapara ntabwo njya mbishobora, keka nko kubyinisha wenda ikibuno, ibintu nk'ibyo. Ese Beura iyo yasohotse akunda gusohokera hehe? Iyo nasohotse sinkunda gusohoka cyane, ariko iyo nasohotse hano nta nkunda kujya nka Merdier, hari Marriott cyangwa se kuri Grand Legacy, nkunda nyine kujya muri tuya tubari duciritse cyane, ntabwo mbikunda. Kubera iki se ujya aho hantu hose hahenze ntukunde kujya ahantu nkatwe twese dukunda gusohokera, no kubera ihe mpamvu? Wajyana none urumva aho ntabwo makunda kabisa, kujya ugahuriramo n'abantu wenda bakaritsiye bike, ariko byibuze aho ngaho n'abantu baba ariyo, n'abantu baba biyubashye, wanakura n'umusheri ufatika, bisa aho ngaho niho nkunda kujya. Nk'ubu Beura agize gutya asohotse kuri Merdier cyangwa asohokeye kuri Grand Legacy, ahuriye n'umugabo cyangwa umusore ufite amafaranga mu madolari 300, akubwira ati dutahane, wabyemera? Amadolari angahe? 300. 300 nawe urampfuye urakabya. 300 umukobwa nkanjye Beura ni make cyane, byibuze guhera nko ku madolari 1000, ariko ni make cyane pe, ntabwo byashoboka, ni make cyane. Ni ukuvuga ngo udafite inote ye y'1000 ntabwo wamwemerera, ni 1000 cy'amadolari cy'amanyarwanda? Cy'amadolari byibuze guhera aho ngaho kabisa. Yes, nagenda pe. Ndumva ukaze, ndumva uri umukobwa wihagazeho rwose. Ese tukira aho ngaho, umwenda Beura afite, umwenda yatunze wabara muhenzi, ni nk'amafaranga yawushoye amafaranga ngaye? Myenda yampenze, nk'umwenda numva wampenze cyo boze mfite, ndumva wampenze, ari ikanzu mfite y'ubururu ukuntu nziza, ndumva nayiguze amadolari 200, ndumva 200 niyo yampenze mfite. Ndumva ukaze musa, ndumva ukaze kabisa. Hanyuma se tukira aho ngaho Beura, ni ikihe kinyobwa akunda kunywa? Njye ubusanzwe nkunda kunywa amarura cyangwa se wenda wine, ibyo nibyo nkunda cyane. Ariko ndumva ibintu byose uri umukobwa uhenze, ndumva uri umukobwa uri classe cyane, ni ukuvuga ngo nk'uwaguha urufuro cyangwa akaguha ibindi ntabyo wawe? Ego ko yagira ntabwo nanywa urufuro pe, ntabwo nanywa urufuro. Kubera ihe mpamvu? Ibifuro nibyo bifuro kuko bibyimbisha mu nda, ntabwo nabinywa. Ese Beura turi kubona aha ngaho undi abana n'ababyeyi, abana aribana, abana nande? Asaba umukobwa wari nyumuntu wo kubana n'ababyeyi? Uri muri make se uribana, abana nande? Ndibana njyenyine.
utuye hehe? ntuye Nyarutarama. Numvishije ibintu byawe byose ari ibintu by'agaciro, ese nk'inzu ubamo nibura utugereranyirije wishyuraho amafaranga angahe? Ntabwo mba mu nzu ihenze pe, namba mu nzu ihenze nyine ni 300 gusa by'amanyarwanda. yes n'amanyarwanda. Ndumva rwose uri umuntu ukaze pe, ndumva wa mugabo rero ushaka mu gihe kizaza rwose azaba ari umugabo wakoze, tureka dukoreshe indimi z'abiki gihe ngo azaba yarakoze ifungo. yes agomba kuza yarakoze ikofi. Ubwo se uwo mugabo zemera ko mukodesha ra? Kodesha twanakodesha ariko byaterwa n'inzu kabisa. Nibura se wumva icyo gihe muzaba nko mu nzu y'amafaranga nibura angahe? Nkurikije uko wenda nka bizange kumba ntekereza wenda nka miliyoni, inzu nziza nyine ku buryo n'abashyitsi bazajya baza kunsura nkumva ndi proud yaho ntuye. Ubwo se icyo gihe tujye mu buzima busanzwe, umugabo mukodesheje miliyoni mukodesha inzu, ahubwo ubwo ntiwamufasha ukamufasha gutekereza ko mu ya miliyoni nk'umukobwa uzi ubwenge ukavuga uti aho ko mu ya miliyoni reka tube mu ya makeya iciriritse hanyuma tuzabe twubaka. Aya nta mpamvu tugomba kuba mu ya miliyoni, mu mafaranga se amafaranga urakorera akaza twayakorera akaza nandi dufatanyije twayabona pe nta kibazo. Ese nibura umugabo wumva wazaza kubana nawe cyangwa wazaza kuba yaba afite gahunda yo kumwaka ku muryango, uba wumva ari nk'umugabo wazaza ameze ate yitwaje iki? Icyambere yego ni urukundo, ariko agomba no kuba afite ubushobozi, byibuze agomba kuba afite imodoka ye kame, kuko nanjye mfite yanjye nawe agomba kuba afitiye. Ikindi kandi byibuze n'amafaranga ahembwa byibuze guhera ku miliyoni 3 kuzamura z'amanyarwanda. Kuzamura z'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo izo miliyoni 3 arize cyangwa se zijya kuri konti yanyu, ariko akaba ari amafaranga we ubwe yinjiza ku kwezi. Ku kwezi se cyangwa ku mwaka? Ku kwezi umwaka se ubwoye ku kwezi. Ndumva uwo mugabo rero azaba arenze, azaba ari nk'umuntu mbese ukora business imwe irenze. Oya akazi kose abakora ariko byibuze amafaranga yinjiza, amafaranga nta kibazo pe kuzamura ariko. Ni ukuvuga ngo umugabo mugize gutya murabanye, nyuma y'ibihe runaka acitse intege zo mu buriri, mwakomeza mukabana byagenda biti? Ibyishimo rero tujye tuvugisha ukuri, ibyishimo by'umugore n'umugabo kamwe ibyishimo by'urugo biba bihera mu buriri. Urumva atabishoboye sinzi tu, ariko nzi ko ibyishimo mu buriri. Aramutse atabishoboye se byagenda gute? Namutse atabishoboye ndumva sinzi nshobora kuba namureka. Kuko atanshimishije subu, atanshimisha ntihandi natangira kwifuza abandi iki sinzi, ariko namureka tu. Ni ukuvuga ngo we wajya muca inyuma ukajya mu tundi dusore? Mu bantu nyine bagifite imbaraga bagishoboye. Mbere rero ni ukuvuga utyo, ubwo uzashaka umugabo w'umwana cyane ku buryo atazigera asaza, kuko nasaza ukiri muto uzajya umuca inyuma. Hoya hari abasaza bashoboye ku buryo usanga nyine nitaraye ashaje nabizi, mbese aho twagumana nta kibazo. Ese muri urwo rukundo ntago wabarigeze ukundana n'abasaza twakita abashuga dadi? Nahuye nabo, nagiye mpura nabo gusa si cyane, ariko nahuye nabo. Tukiri aho ngaho se, mbese watubwiye ko uri umuhanzi uri kuzamuka, gahunda y'umuziki wawe iteye gute? Gahunda y'umuziki urebye biracyaguranye, kuri bwo nkitangira maze gukora indirimbo imwe gusa in lyrics, ariko ngiye gukora n'izindi vuba ngaha. Hari n'indi collabo ndi gusobanuze Kalifani ntago azabyanga kameme. Vuba ngaha kabisa turabasorera umuzigo. Yes. Kukoranye n'umuntu uciriritse se, kandi numvisha uri umukobwa uri classe, buriya Kalifani ntabwo yakwima collabo kubera ko nabonye uri umukobwa wihagazeho? Oya ntago yayinyima, kuko cyambere tugiye mu by'umuziki Kalifani ni umuraperi. Umva ni umuraperi nkunda mu buzima, sinzi ukuntu abikubwira. Ndamukunda, aririmba neza, rapa neza, nyine numva sinzi ukuntu ndi kwiyumvira ndi kumva indirimbo ze. Numva ari umuraperi nakaka collabo. Saramutse we mugeze muri iyo gahunda y'umuziki, nyuma akakujyana mu bindi cyangwa mu by'ibyo by'urukundo, urumva amarangamutima yawe kuri Kalifani ni amarangamutima asa naho umukunda. Buryo ukunda umuntu akenshi hari igihe ashaka gukoshya ko yakujyana mu bindi, wabigenza gute, wabyitwara mute? Oya none iyo ugeze aho ngaho ni business, ugeze muri business yajemo ibyo ngibyo business irapfa. Ntabwo ibyo ngibyo byashoboka, just ni nk'akazi.
aya ntabwo namwemera, ntabwo namwemera kabisa, kuko we ni umuziki tukaba tugiye gukora, ntabwo nta by'urukundo bye ntabwo byaba birimo. Ni gukora umuziki gusa. ya ndumva rero uri umukobwa tuganije byinshi, watuganije ku buzima bwawe. Mbewura tukiri kumwe rero, turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye, kandi n'ikindi gihe tuzagukenera tugoye ikaze. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye ku mwanya mwampaye. N'icyo babwira abakunzi bawe? Icyo nabwira abakunzi banjye, bitegure pe, nje kubashimisha, nimba ari umuziki nje kubabyinira, mbese nta kibazo amburana, niko nababwira. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza. Murakoze cyane namwe.